dufite imana ikomeye n'imana ihambaye igisoza ibyo yavuganye natwe naho byatinda igisoza ibyo yavuganye natwe naho byatinda dufite imana ikomeye n'imana ihambaye igisoza ibyo yavuganye natwe naho byatinda igisoza ibyo yavuganye natwe naho byatinda nta yindi mana yawana nawe mana yo mu ijuru nta wundi mwami wawana nawe mana yo mu ijuru ingoma yawe yahozeho kandi izahoraho ingoma yawe yahozeho kandi izahoraho Dawidi yibutse imirimo y'intoki zawe aravuga ngo uriya 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 nta yindi mana yawana nawe mana yo mu ijuru nta wundi mwami wawana nawe mana yo mu ijuru ingoma yawe yahozeho kandi izahoraho ingoma yawe yahozeho kandi izahoraho Felicitation kabisa. Aha mama, turagushimiye rero nyuma y'akaririmbo keza umaze kuririmbira abakunzi ba groupe Nayote. Hari hashize iminsi batakubona, umeze ute? meze neza cyane ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe, Ahimbazwe cyane. Hanyuma babwira amazina ubibutse uko witwa kugira ngo tuze gukora ikiganiro abatari baguherutse bakwibutse. murakoze cyane ndabasuhuje nanone. Nitwa Mama Flora niko bakunda kunyita, ariko amazina yanjye bwite nitwa Mukamuganga Savera. Ndi umumembazi wa groupe Nayote, hanyuma benshi banzi ku izina rya Mama Nayote. Rero nishimiye kubana namwe uyu munsi wa none, twari duherukanye ariko ndabashuje n'ukuri ndanabayambiriye mwese yambi nari mbakumbuye cyane. Murakoze. Amen. Urasa neza. Murakoze cyane. Rwose hari indirimbo umaze kuririmba ivuga ngo twibutse imirimo y'Imana. Iriya ndirimbo wayitekereje ute? Iriya ndirimbo rero nahoze nyitekerezaho cyane kubera umunsi w'ejo twari dufite ibirori byiza nk'umuryango wacu. Umugabo wanjye yari asoje kaminuza icyiciro cya kabiri, hanyuma numva mbitekerejeho nibutse imirimo y'Imana, nibutse iby'Imana yagiye ivugana natwe, numva ndishimye cyane. ndavuga ngo Imana yacu niya, kuko nta wundi muntu wari kubikora, nta wari kubishobora usibye Imana yacu. Kiriya ni icyiciro cya post graduate, ni icyiciro cya gatatu, kijya kuba masters ni hagati ya post graduate na graduate, ubwo ni hagati y'icyiciro cya kabiri n'icya gatatu.
rero ndabona ibyishimo ari byinshi. umva turishimye, ubu twaserebuye, turi mu mujyi wa Kigali, ibintu bimeze neza, turimo turagenda twibuka imirimo y'Imana. Niyo mpamvu naririmbye n'iriya ndirimbo, rwose turanezerewe, inshuti zacu bakunda kudukurikira turishimye n'ukuri, kandi dushimiye n'Imana yadushoboje kuba tugejeje uyu munsi wa none. Ni ibyishimo ku buzima bwacu. Murakoze. Hari abantu batabashije kuboneka ku munsi w'ejo, ariko hari n'abo mwari muri kumwe. Ngira ngo wabasuhuza ukanabifuriza umunsi mwiza, kuko turizera neza yuko bagezeyo amahoro. Yego, hari abamemba ba Nayote twari turi kumwe, hanyuma hari n'abari badahari, ariko by'umwihariko inshuti zacu, mama Jerison ndamushuje cyane, hanyuma Claudine watwakiriye neza akadufata neza ndamusuhuje, ndasuhuza Dani mu ayiti ukomeye cyane, yakoze umurimo ukomeye aradushyigikira. Inshuti zacu zose ba Aisa n'abandi benshi batandukanye, n'ukuri turabashuhuje, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha baritaze. Ange sinabona ikintu mvuga, yakoze umurimo ukomeye. Sonia inshuti yanjye magara, ndamukunda rwose, ndamusuhuje, yarakoze cyane, yatubaye hafi, n'ukuri sinabona ikintu mvuga. Ariko abadusengeye, urugendo rwari rutoroshye rw'ayo masomo yose uko umugabo wanjye yigaga, n'ukuri pe ndabashimiye, mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ariko hejuru ya byose ndashimira Imana, n'ukuri pe Mana ubyumva uri mu ijuru, ndagushimye kuko wakoze ibirenze ibyo twatekerezaga. Byiza cyane. Ngira ngo nkusanze aho bagutembereje hejuru kuri etaje wiririmbira, ureba imisozi n'uduti, ibineza neza byakurenze. Umva nishimye rwose Mana, si mwabona ukuntu nabivuga, ariko rwose ndishimye mu mutima wanjye. Iyo nishimye ndaririmba cyane, nkumva ndanezerewe rwose pe. Ubu naririmba bukira genda koko, ariko ndishimye n'ukuri, ndishimye cyane. Nta wuhwanye n'Uwiteka, nta n'umwe umeze nkawe. Imana yacu irahambaye, Imana hejuru ya byose, n'ukuri ndayishimiye, ihabwe icyubahiro. Ijambo Imana ivuze ntigikuraho n'akadomo. Ni nayo mpamvu hari indirimbo nigeze guhimba ivuga ngo Imana ikurikirana ijambo ryayo. Turirimbireho rwose twumva. Imana yacu ntibeshya, hoya hoya, ijambo yakubwiye irarisohoza, ikurikirana ijambo yavuze imyaka ibihumbi, ikarisohoza. Bivuze ko uri Imana itabeshya, bivuze ko ukurikirana ijambo wavuze, ukora ibyo ushaka mu gihe wagennye, ibyo ukora byose biratunyura. Ukora ibyo ushaka mu gihe wagennye, ibyo ukora byose biratunyura. Oya ni ngombwa. Hanyuma turabashimira abakunzi ba Groupe Nayote, akacu nakagaruka. Hanyuma Imana ishyigikira uyu mugore mwiza cyane, akaba n'umuyobozi muri Groupe Nayote. Ciao ciao, Imana ibarinde. Bye bye.